Tuguheze nawe kuri aka kaji. Reka nso kuri aka nyaho nako ndumva. None si uretse tukamuhaka. Ese wabaye gute? Ariko uri umuturage wa mugabo. Ese wokunje ubwira gusa. None usanze ubundi fanta hanywa tuguhanya wobiki. Ndayimusubiza ugatwa. So gusoma. Murasangira se ku munwa no umugore wawe. Untanye so nawambwa zo guseka umuntu w'umugabo bwawe. Ese uno nsanzwe wakoropa. Ese mwana kubaye gute? Ese umuntu ntazaba. Nza nicara mu bucafu. Uri bugaje wundi ushikana amagambo wazombwira. Ibintu umaze kuba gusyo. Navuze ko ndokoza isahani uri umuntu w'umugabo. Nawe wokoropa umusaza we. Asanze hakoropa wakindabesha se. Yari nasanze hacuma ndamubwira ati ejo uzoba hakoropa. Yarankubise umwoko. Ese muratangiye kandi ese mwebwe ni gute mwagiye mwiyoberanya basi mukanijijisha mu bantu kwa mukora mu musatsi buri kanya fumuze mureke inane ndakora mu umugore wawe reka ko nuko bimeze haraga bari kumwitaho ngahero ku mugore ariko satani karamwitaho. Ya ubwo rero niwe njyana ku isoko no nyereka ibyo ndi bwitegure. Kwitegura umukazanaga ntago byoroshye. Ntatunyuze mu ijisho. Ya nibyo. Tabirenga. Ngomba kunjyana ku isoko nkagenda nkitegura ukanyereka ibyo tubura tukagura gagasanga tumeze neza. Oya ibyo nibyo. Nawe yahaje umwana wawe. Urabanza nyino birenze ingohe. Kubanza nkabirenze ingohe nyine nkareba ariko ubwo nyuma yaho nanjye ndaza nzabikurikirane kandi gurakoze kumpa amakuru. Ese Isakwi. Yego. Turamara ngo tugende. Ndaje reka nze wamaze kwitegura ariko. Namaze ni wowe ndinze. Ndaje. Ngwino tugende. Ndaje se kagafanta kari hehe. Bande. Kurareba iki? Ndaje. Ngwino tugende. Ngo biratuma nanjye nshishoza noneho ngire no kunganiriza umuhungu wanjye. Kuragira se ari nibihambaye ugura hano. N'amazi n'amafanta gusa n'amaji tabindi. None se uzoteka ucumbe yicara rye. Aya yazomwa gusa. Aya nta kibazo ariganiweho ukiri muto ya niwe ubinyereka. Niweho muturanyi mwiza mfite. Niwe ugomba kubinyereka byose. Nta kibazo. Nawe umenyereye ahangaha urumva ngo iyo wahinduye akarere uba wahinduye akarere nyine. Ngafata agasoda ubanza ubwire tugende inyota nta nyota. Nibyo musarira aka kantu si ukuryohera aka kantu ni sawa cyane se bazakita gute. Nakuryaga nta mashuri mfite. Ni igitangaza. Uyu muto uraryoshe. Ese wabaye gute? Je watayemo agakositime. Agapasi se karakenewe. Yo mbimenya nari kuyirobya basi nkayanikaga umuyaga ukayikubita nanone. Ariko uyu munsi uraberewe. Ese uragenda wambaye uku? Kandi wambwira ngo ndaberewe. No. Mbwira ngo ndaberewe no hindura. Hani muhira uraberewe ariko hariya tugega ni kwa nyoko bukwe. Tukwiriye kugenda wambaye ipantaro. Ipantaro uzuyambarira aho ndakwemereye. Mabukwe ni inshuti yanje. Nta kibazo ciwe. Nubwo ari inshuti yawe ariko gantu ntakwiriye kuja imbere yiwe wambaye ipantaro. Nambaye ipantaro nawe wambara ipantaro. None ko rero ntabereye Isakwi. Reka nze kujane nzakubazaga amakuru yo muri Canada ga. Nigihe kirekire hari haciye imyaka myinshi. Yewe nzayakubwira. Uzatubwiraga amakuru yo muri Canada. Turaho tumeze neza. Ese ko wimukiye ikintu? Naje kwegera umuhungu wawe. Uri yawe. Uzamukenana. Naje kwegera umwana wanjye ga. Akuberwa uraberewe ariko
kubera uraberewe ariko byaha ngahe muhira. None ukwambara no mahuzu ukaguma mu nzu. Ndabizi nukuri ariko ntaco. Waga mahuzu yo mu nzu nayo hanze. Ntaco turapfa kugendaga n'abazi. Ayo mu nzu niyo yo kurarana. Sohokana. Aya ngaya ze. Nayo gusengana. Aha ngaga mahuzu ntaza acafura. Sinka wo muri rya vumbi twari tubamo. Niho umuntu yakazahindura buri kanya aha ngaha. Aya nta kibazo caya ngahe. Kurabona sari uko abaye usibye nyine ko ipfunya yogira ngo yakanjwe n'inka. Ngo witeguye gazaba kazana. Yego ndamwiteguye. Noraje umurebe. Uzi ukuntu yahaje umuhungu wawe? Nukuri se? Aha, umuhungu wawe yabaye umukozi wo mu rugo. Ugiye vuga nukuri? Aha, tuzobyibonera. Aza koropa. Agacumba. Neza neza. Sophia yicariye mu ntebe. Akunama agakoropa ukudukoropa kunama hasi kunama gusa. Ntazakora n'ibirenze agashyira ku ziko agacumba. Agacumba agakoropa koza amasahani. Sophia agaramye mu ntebe. Uriya mwana yabaye ko narenze ko yari umwana muzima. Aha. Ko yari umwana wavugaga arikijyana. Iyi ni Amerika nutagwana ku muhungu wawe. Ese tibaraguhamagara ahandi wapuritse mu kazi? Kana nani yarambwiye ngo mu minsi muri rayinga ndagenda nje kugira nje gutangira nje gukorera ifaranga dukorera amakuta tugenda none uriteguye tugende nditeguye nta kibazo tugenda naka twagatwara mu modoka aya nta tagenda n'amaguru aya nta kibazo tugende tugende amakuru se pisi umeze gute ni meza ewe iminsi myinshi ntabwo twari duherukanye yego se amakuru narutse umbwira yo kwimuka bigeze shabira aho ariko biragoye kubera musaza wanje kweri sinzi ntabyumva kandi azabyumva nabonye afite n'umugore mwiza Demayi wawe ni umuntu mwiza cyane ngiye twahuye nagiye gusura murumuna wiwe nabonye nta kibazo kiwe wenda azabyumva wimuke ariko ntabwo biba byoroshe yaba umuntu mwiza abamuhanura musaza wanje tukabana kubera amabire ya hano ukibana ukora kandi ufite umuntu umuvukana ni ukuri ntabwo biba byoroshe ni ukuzimuka ukagenda wenda mukabana mukayamufatanya kwishyura amabire kuko ntabwo wabiva muzi ko hano umuntu ajya akora ukagira ngo gukorera amabire gusa ntusevinge ariko ubanye n'undi muntu wasevinga basi icyo gihumbi kimwe ibyo bihumbi bibiri nawe ukiyita ariko ugasa neza umukobwa nkawe urabona noho utiyitayeho iyo nzobe yawe mana yanjye nta nubwo waba ukisa neza ni ukwiyita rwose ni ugushaka uko muzabana ariko biragoye kubera simbyumva impamvu ashobora kwemera umurumuna w'umugore wiwe bakabana ariko ngiye akanga ko tubana ntago azabyanga kandi nabyanga ubwo nyine uzashaka plan B ntago azabyanga twizere ko atazabyanga sinzi ko umugore wiwe simwizeye none kubera ko mpaye kano kandi narabonye hari akandi kantu kari muri firigo ni wowe wakazanye si kakana wabonye muri kaka ninja wakazanye none niko karyoshe kurusha iyi ntaco reka bari ko nkuzanira kazana nawe rero njize iryoha ariko kano niko koryoha cyane amasengesho yarakoze siganza nibyo kumwe aha ewe reka nze tuvugane aka kanyagwa ugomba kubipanga ku isoko narumvise ngo hano bazatwara ngo amazi imiceri amafu n'amafanta icyo ufite nyine ariko nyine bazagenda nk'abagiye guhemba uwabyaye ayaye noneho iyo miceri ni iminyabakisi inga kakanyagwa na kano gafanta kararyoshe kuko urakabona gutetse bazagapfundura gutaka akanyagwa ariko ngayapfundura tureba mbaye data bazapfundurira hano none aha yambaye nka nta gupfundura aka ni agakenke ko kumwesha kiraza yahise mu gacwamo hano aka ni agakimo kagira imana ni ji ariko ndayumva musarire ko ndayumvamo wowe uri umuturage tubizi
tuwumva iyo ni ji kwita ipfunduka ukuntu ubizi ngaho gerageza reka mwiyengeye ibi none aha ampaye data intujo mu mushahe ko n'umutemere uresha gutya ampaye data ibi ni ibiki wazanye ampaye sisi nakanywaje wabikuye aka nagiye gusura kwa Melissa nje gusura kwa Melissa bashira ku meza ari byinshi gutya ndavuga ndakangaka reka nkabike ngashire Sophia wanje nama ngakubita ikode ndavuga ati reka ngashire Sophia nawe azumve nawe ndabizi ko umwe kuzi utaranywa nimba ari fanta nimba ari ji kwinuka nka Melissa cyangwa ari akanyanga yafa Melissa yagiye mu icupa bitangana bari buze uhumura gutya tuzi umwumva twumviho yapanka sarire karanuka nka Melissa nyine akantu ko karanuka ko harimo amazi ugacwa yapanka bazagira gute yapanka turebe ubonye ibintu bivuyemo yapanka Sophia reka noneho ino fanta ni fanta yapanka da azagura izihazi nuka nkawe pfundikira tuzamusubize sarire nawe zariri ihuzu yaje ikira mihumura kameri tangaza n'ukuri ko zatumwe bino umenyere naho biri utazagira kuriya biriya ni ibikiyo apa ibintu byo mu musha benshi bazagenda iside y'abagore ugasanga yibaguye famiye yiwe so kubera simutahura kabisa simwumva ingena umushiki wawe oya bibaho cyane ariko niyo yabyanga uri umuntu mukuru ubwo uzashaka plan B wenda ushake abarometi mu bane nuko kugira ngo amabire agabanyuke kuko ntabwo biba byoroshe muri iki gihugu kwibana mu nzu amabire turabona ko ari nk'ikirato nukuri rero narinze ngo ni ikirato nase Melissa azambara ikirato kirimo amazi iyo aba ari ikirato cokwiriye ako ni na gito akambara sigeretse ari bitanga tujo mu mushasha ariko reka tugende ariko hari abantu wenda basanga atandukanye nuko namubonye hari abantu mujya muhura ugasanga ni umuntu mwiza ariko muri famiye akaba umuntu mubi ariko wenda twizeye ko bizagenda neza ahantu se wahabonye gute ni heza mvange nkunda ku mazi mana yanjye niyo haba mu mbeho niyo haba hashyushye cyane umuntu ajya yumva atekanye umeze neza ariko ibyo bagabo benshi barabikora da mumeze gute hano tumeze neza turashima Imana ni sawa kandi abana wifashe neza ku gafanta ibintu byarakemutse ndabibona ahubwo nawe tora ko ngako kari aho sinirirwa ngenda muri firigo gutora ibindi si ngawe ariko noneho ndumiwe nimba ugashobora twe katunaniye ko nako numva karura iyi si perfume yanjye ninde wayizanye hano perfume ni iki parufe ninde wayizanye hano ko nayishatse mu nzu najaragase inzu yose nayibuze isakwine yarayibonye ngo ku meza iwanyu wagira ngo ni ji yashyira mu ikote arayizana ariko uriya muturage wawe aho nzomubonera uzi ukuntu nashatse inzu yose nashatse ndabura wagize Imana akarananira noneho mwagerageje kumwe ariko mana we iyi ni parufe tuzoga ibitujya zonzanira uburozi muzona burya mwebwe yonti mutinze gupfa imva yanyirarangaye atari ni ukuri waje tugenda burije turebe ko dusanga umukecuru akicicaye ko none yarambiwe birashoboka ni karibu se wataye gute mukecuru amahoro yangu amahoro
Yesu ashimwe. Uyu ni wowe. Amahoro. Meze neza mukecuru. Turaho ni karibu. Aya ndishimye cyane. Natwe turabishimiye. Ko ndabona ari sawa kabisa. Ni sawa. Ndabona hano watangiye kumenyera. Namenyeye. Aya niko sawa. Nibyo byiza, nibyo byiza. Biri kose. Aya ni sawa kabisa. Uyu mugenzi wawe se ko nta ukayishyura noneho inzu ubu ngubu ibintu byose byarazimbye biba bihenze cyane ntabwo wabivamo ni ukuri nta kundi ni ukubirebesha amaso tuzoreba icyo bizavamo oya bizagenda neza mva yari iminsi myinshi nari ngukumbuye kuko usigaye bisa neza cyane ni ibisanzwe oya noneho nakabeho niba ari kwanakonje mbona abantu bafite agapu keza agasura kameze neza ariko wowe se inzobe yawe ni iya kera ni ibisanzwe ariko ndabona umaze guhinduka maze kumenyera bikose nishimye cyane nishimye ko uje hano ukatwegera n'uwo wacu ndabyishimiye cyane nawe mukecuru mwari mumeze mute hano yewe none se mumeze mute tumeze neza mu rugo na n'umwana nawe umwana yagiye ku ishuri dusigaranye n'uyu nguyu ndabona yarahindutse uko nari muzi ntabwo ariko ameze guhinduka yashitse aha ngaha arahinduka ariko urabona ko ntaca abaye ameze neza se noneho uko yambaye ni gute wa kuriya ndabizi no kuri kose si niyo Amerika bavuze ngo ni Amerika nawe ariko sinari nzi ko nyine ariko nta kundi nyine ni kuriya ariko twaje kumirwa noneho pe no kumirwa no kumirwa neza ubwo aragenda akajya imbere yawe nawe ukamukurikira ugashorera ukabona ari umuntu ushoreye ndabizi namubwiye yambara igitenge sinzi ukuntu nyine byaje kugenda mwataye umuco urabizi ko ndokora mwarawutaye urabizi ko ndokora ibyo njewe neva suko njewe ntubona byatangiye ndabizi no kuri kose ariko uko yabyambaye kuriya nyine nitani ubu se bitandukana he no kuba yahagarara ku musozi akagutuka nangwa akantuka buriya azanyubaha azakubaha ntiyo guhangara se mbabona oya numiwe nabuze niyo ndeba pe ndi kujya kumureba nkumva amaso atarambuye ntumurebe urareba uriya se ibintu byahangaha muri Amerika mukecuru n'ugutangara ariko mu bisanzwe ntiyaragira iyange so sinzi ukuntu nyine aje gufatwa n'inani ariko ubyihanganira nta kundi ni amapepo yatuje ni amapepo ya satani ntabwo ndaje Sophia ntukazasubire kugira oyanjye nabuze icyo mvuga wabuze icyo uvuga kuko ndabibona ko amagambo yashize ivuga pe nta kundi no kwihangana ngo iyi ni Amerika ntukumirwa kandi mukecuru nta kundi ngo iyi ni Amerika ariko nukugira gutya nyine twaromewe rwose Amerika izamanura ijoro umugore asigaye wambara ipantaro agashorerana n'umugabo oyanjye numiwe nabuze n'amaso amureba mwana wa ntiwabibonye nabibonye nabuze amaso amureba pe ariko ibi ntibizongera ese nari mfite akazi reka dutahe tuzogaruka dufite umwanya utahane nande sinda amaguru yawe kandi singushorera muri ako kazi genda haguruka genda tuzongera tuyihurire mukavuyemo se noneho asigaye anagutegeka kaku nawe kuriya byari bimucitse nawe je uko nguko ariko yaraguhahaje mwana wa ese ko ariyo mpamvu umaze no kunanuka iminwa yarumye ni Amerika ya ntugishyira ku mubiri genda uje mu kazi tuzabonana kwabaye gute ntasoni karibu nyamutege ntabwo gicitwa nyamutege izina wamucira nubwo amatubana n'imshitsi mu mushahara uzagukandagira uzabona